Nshuti namwe vani mwese turana kuri studio Mutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mbaye karabana kuri studio Mutware kandi bifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe mutaherutse cyangwa se mukihaza kuri iyi nshuro ya mbere ni karibu. Muze mwisanga hano ni mu rugo. Ni wanyu ni wacu iyi ngiyi ni saro ya Kanyarwanda. Cyangwa se saro ya bene Kanyarwanda n'abantu ndetse n'abana b'Abanyafrika muryango mugari w'abana b'Abanyafrika. Kandi turagera ngo tubabwire ngo ntimwongere kwiyandikisha by'umwihariko mwebwe mucyagera ku nshuro ya mbere mukoresheje za social media. Harantu habanditse ngo subscribe, share, follow kuri za social media muha kandi. Kubera iki kugira ngo igihe turi kuganira ibiganiro nk'aka kanya mumenye ko duhari muze dusangire ijambo. Tukaba kandi tubabwira ngo muri mwebwe mutamenyereye ibiganiro dukora cyangwa se tubagezaho tugendera mu murongo w'ukuri urukundo n'ikizere. Kandi tubabwira ngo ibyo dukora byose mujye mubicunga murebe ko ari ibintu bizima ko hari icyo bishobora kubungura. Kandi tunababwira ngo muze dusangire uru rugamba rwo kwisubiza gakondo nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafrika, nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafrika bavuga ururimi rw'abantu ndetse natwe nk'Abanyarwanda cyangwa se Abarundi. Kamara kandi ngira mbabwire nti kuri mwebwe mwese mwifuza kugera kuri twebwe cyangwa se uko mwadukontakta mwajya kuri site yacu y'Umutware ariyo www.umutware.com www.umutware.com. Kubw'ibyo rero nkaba ngira ngo rwose mpite mbaha karibu uyu munsi turi ku cyumweru ku itariki ya 5 Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere 2025. Uyu munsi akaba ari umunsi wakataraboneka cyangwa se umunsi udasanzwe tugiye kubagezaho ikiganiro cyihariye cyangwa se ikiganiro twakwita ko ari ikiganiro special. Nkaba rero ngira ngo mpite mbanze mu gihe tutaratangira kubaha karibu intare abami n'abamikazi no kubashimira mbanze mbabwire nti ntago uyu munsi naje ndi jyenyine ndi kumwe n'umwamikazi Denise MIKANYA tuza kuza gusangira gahunda y'uyu munsi. Nkaba ngira ngo ndebe nimba Denise MIKANYA uhari ntabwo ndi kumubona ntago mubona Denise MIKANYA. Denise MIKANYA uri kunyumva? Ndakumva Freeman. Okay, karibu mwamikazi Denise MIKANYA ndagira ngo ubanze ohe karibu abandi bami n'abamikazi mbere yuko dutangira gahunda. Karibu hobe. Komera cyane Freeman ibikorwa umwaka mwiza wa 2025 nizere ko wawuriye utakuriye kandi ndabona igihagaze neza so Imana ishimwe. Murakoze ndagusuhuje nshuje n'abadukurikiye bose n'abazadukurikira kandi bifuriza amahoro y'Imana nkuko mwatangiye mubivuga tugira ibiganiro byiza. Urakoze cyane Denise, ndagushimiye cyane kandi nkuko mubimenyereye umwamikazi Denise ntago ari umuntu mushyashya hano kuri mwebwe mutamuzi ayobora ibiganiro byinshi hano ku Mutware harimo noneho n'ikiganiro cy'umwihariko turi buze kubagezaho. So uyu munsi rero ndagira ngo mpite mbabwira impamvu turi guhura cyangwa se tugiye guhura no kubera ko dufite Imurika rya shene nshyashya ndetse tukaba tugiye no kuganira ku bikorwa nyamukuru cyangwa se bizibanda muri uyu mwaka studio Umutware izabagezaho by'umwaka 2025. Ikaba ariyo mpamvu nyamukuru uyu munsi tugiye gusangira izi gahunda kandi ngira ngo mbabwira rwose nti ni karibu kuri mwebwe mwese dusangira izi gahunda. Ngira ngo mpite nginjiramo muri uyu mwanya cyane yuko twifuza kugira ngo ntituze kuza kubafatiraho umwanya munini. Tuzi ko ari ku cyumweru imiryango yanyu muri gushaka kugira kakanya ko kuruhuka ko gusangira n'umwanya, so ntago tuza kuza gutinda muri makeya. So ingingo z'uyu munsi cyangwa se ibintu by'ingenzi ngira ngo mbabwire tuza kuza gukora. Icyambere harimo gufungura shene nshyashya y'umwamikazi MIKANYA, ariko mbere yaho turaza kuza kubabwira
imigwi n'imigambi y'umwaka wa 2025 noneho tuze gufungura shene ubundi tuze no kuza kubabwira cyangwa se gutangaza imirongo yindi mishyashya tuzaba turi kugenderaho kuko ntago ari umurongo umwe gusa tuza gufungura hari n'indi mirongo tuza kuza kubagezaho dusanzwe dufite ariko noneho tuzashyiramo imbaraga nyinshi muri uyu mwaka wa 2025 mbere yuko rero mbere yuko ntangira kugira ngo mbabwire ibyo tugiye kuzaba turimo ndagira ngo mwese aho muri hirya no hino ku isi by'umwihariko tutabashije guhura umwaka ugitangira mbifurize umwaka mushya muhire. Uyu mwaka mushya muhire uzaba ari umwaka ukomeye, uzaba ari umwaka urimo imirimo myinshi kandi noneho tuzakenera imbaraga zanyu aho muri hose. Ni ikintu gikomeye uyu mwaka n'umwaka wacu n'umwaka tugomba gukora nta bintu byo kugira ubunebwe kandi noneho nkaba ngira ngo mbabwire nti uyu n'umwaka nanone uzaba ari challenging mu cyo twita mu cyo twavuga ngo mu rurimi rw'Abongereza bivuga ngo uzaba umwaka ukomeye ariko ukomeye tuzasarura ibintu byinshi kandi bizatugirira twese akamaro. Kubw'ibyo rero nkaba ndi kugira ngo mbere yuko dutangira aya magahunda mwamikazi Denise ndagira ngo nguhe akanya gatoya nawe wifurize abavandimwe bacu inshuti abakunzi umwaka mushya muhire nawe mu kanya gatoya mbere yuko noneho mpita mvuga ibyo tuzagenderaho nka studio umutware ubundi turaza kuza nyuma yaho kuza kumurika shene nshyashya noneho tuze no kuza kwabwira na shene y'akataraboneka tuza kuza kujyana nayo. Karibu Denise. Urakoze ibikorwa ndagushimiye nangire nshimiye abadukurikiye bari kuri YouTube bari kuri X bari kuri Facebook abazadukurikira bari ku mateleviziyo yanyu kuri WhatsApp babwira ngo icyumweru cyiza cy'umugisha. Hari abo twabanye mu mwaka wa 2024 abo twagiranye ibihe byiza abo twakoranye abo batubashije kutugeza ku ntera imwe bakatugeza ku yindi abantu b'umumaro abanyarwanda bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ari mu Rwanda abari mu karere k'ibiyaga bigari abo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda bari muri Afurika abari bwota amasindi mu mpera z'isi zose ndagira ngo nongere babwire ngo kuramba n'ukuramuka wabashije kuva muri 2024 akagera mu 2025 nagira ngo tubishimire Imana rurema wa twese utugitije umwuka w'abazima kandi mbabwire ngo uyu mwaka navuga ko imigabo n'imigambi mikuru ari yo kugira ubuzima buzira umuze. Nababwira ko by'umwihariko mu biganiro nzajya nyobora kuri studio umutware dukurikije ingengo ngenderwaho z'urukundo urukuri n'icyizere tugiye kongeraho uyu mwaka araba ari umwaka wo kuva mu ipfunwe. Umwaka wo kuva mu ipfunwe kuri buri munyarwanda wese watsikamiwe, kuri buri munyarwanda wese washyizweho ipfunwe ku buryo bumwe cyangwa ubundi cyane cyane biturutse mu nzego zitwa ko ari z'ubuyobozi bureberera igihugu. Ni uruhare rw'umunyarwanda tubimufashijemo hano kuri studio umutware n'izindi mbuga nkoranyambaga tuzakoresha kugira ngo umunyarwanda yikureho igishura cy'ipfunwe yigirira icyizere. Ibingibi rero naba mbivugiye iki mbifuriza umwaka mushya muhire nuko nta kintu wageraho igihe ufite ipfunwe. Ntabwo ushobora kugira ijambo mu bandi nicyo cya mbere. Ntabwo ushobora kuvuga akarengane kari ko gukorerwaho ntibishoboka. Ntabwo duhora tuvuga kubohoza gakondo cyangwa kwibohoza. Ntabwo ushobora gutekereza gutera imbere mu gihe wumva ko wowe nta kintu ushoboye uri hasi. Ntabwo ushobora kugira imbaraga z'umugabo ubugabo nyabugabo ufite ipfunwe cyangwa utifitiye icyizere. Ntabwo ushobora kuyobora igihugu, nta n'ushobora gutekereza kuyobora igihugu. Ntabwo ushobora gutekereza impinduka,
nta kintu na kimwe ushobora gutekereza mu gihe uri mu ipfunwe. Ni byiza ko tuzajya dukomeza kurwanya akarengane, gukomeza kuvugisha ukuri, gukomeza n'indi migambi iri imbere ya kamera cyangwa inyuma ya kamera, ariko icyo tuzibandaho muri uyu mwaka ni ukuva mu ipfunwe, kwiyambura ubushwambagara, tukaba abantu bigenga bemye bafite amaso areba imbere, bafite umuntu ushobora kuvuga bikumvikana, bafite imigendekere ishobora kugira icyo ikora, ariko babanje kuva mu ipfunwe. Rero ngahe nguko mu migabo n'imigambi y'umwaka, abazambona ndi kuvuga urundi rurimi muzajye mumenya ahantu byavuye, abazabona ndi kwitwara ukundi mutari musanzwe mumenyereye, ni navuga ngo ni iyi sura, ni iyi shusho, ni ubushwambagara ngiye kwiyambura muri uyu mwaka. Ndifuza ko buri munyarwanda wese wumva ko ari aho ngaho muri ako gatebo ashobora kugasohokanamo nanjye. Rero mbashimiye rwose ko mukiriho muri uyu mwaka, ndifuza ko mubaho kandi mubaho mudafite ipfunwe, mwifitiye icyizere, mushobora kugira ijabo n'ijambo muri uyu mwaka, kandi byose bituganisha mu kubohoza gakondo yacu ya buri munyarwanda wese nta n'umuhejwe. Ndagushimiye Filimo. urakoze umwamikazi Mikanya. Murabona impamvu umwamikazi Mikanya ari umwe mu cyo nakwita powerhouse. So ndagira ngo rero kuri mwebwe mwese dusangira ibiganiro, studio Umutware ikomeje kubagezaho ibiganiro, ndetse tunakora n'indi mirimo myinshi umunsi ku wundi. So uyu mwaka rero by'umwihariko ndagira ngo mbabwire nti mu byo tugiye kwibandaho no kuri studio Umutware, tuzibanda ku bintu bitatu nyamukuru, kandi mwabonye natangiye kubivugaho, ariko ubu ngubu turagira ngo tubibagezeho rwose ku mugaragaro, muzamenye impamvu tugendera kuri uwo murongo. Kimwe mu bintu bya mbere tuzagendera ni ikintu cy'ubumwe, guhuza ubumwe nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika, guhuza ubumwe nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika tuvuga ururimi rw'abantu cyangwa se Bantu. Noneho guhuza ubumwe noneho nk'umuryango wacu w'Abanyarwanda. Murumva ni ibintu bimeze nk'ari bitatu, ariko mu by'ukuri turi bamwe, ni umuryango umwe, ariko noneho tugerageza kwinjira kurushaho mu miryango yacu kugira ngo turebere hamwe ni gute twongera tukagira ubwo bumwe. Nta kintu na kimwe dushobora gukora nta bumwe dufite, kandi rero byamaze kugaragara yuko nubwo tuvuga ko turi hamwe muri za gahunda izi n'izi, ariko usanga tukishishanya, cyangwa se ugasanga bamwe muri twebwe ntago tuziranye, cyangwa se ugasanga nta nubwo zina gahunda abantu barimo. So tugiye rero gukora ibishoboka byose kugira ngo twongere ubumenyi, twongere itumanaho, twongere uburyo dusangira amakuru, dusangira ubumenyi bw'ibanze, ku buryo buri wese mu muryango mugari wacu, waba ari umunyarwanda, umuryango mugari w'abantu, umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika, tumenya ibintu biri kuba. Nta kintu na kimwe twakwigezaho tutabanje kujya ku murongo. Icyo abanyamahanga bavuga ngo ni communication. Itumanaho cyangwa se communication ni ikintu gikomeye kugira ngo tubashe kugera ubumwe, kugira ngo tubashe gutunganya amaproje, kugira ngo tubashe gukora ikintu cyose wumva ko kigufitiye akamaro. Ikindi kintu gikomeye tuzagenderaho cyangwa se muzabona twashyizemo imbaraga nyinshi, ni ikintu kijyanye n'umutekano wacu. Hari umutekano, kwirinda ubwacu no kurinda abandi. Mwabonye yuko uyu munsi Afrika yuzuyemo intwaro, yuzuyemo intambara, yuzuyemo ubugizi bwa nabi, yuzuyemo ibintu bituma Abanyafurika bashaka guhunga Afrika. Uyu mwaka ni ngombwa ngo natwe dufate itafari ryacu kugira ngo turishyire ku byo twari dusanzwe turi gukora, mu buryo bwo kugira ngo twirinde ikintu cyose gituma wumva ugomba kuva iwawe, kuva iwanyu, ku isambu, hahandi wiyumva, kugira ngo ubashe kugira imizi. Nta kintu dushobora gukora nta mutekano dufite. Nta kintu dushobora gukora uri kuburirwa irengero. Nta kintu ushobora gukora uri giswa. Nta kintu ushobora gukora uri kubeshyirwa ujyanwa muri za gereza, muri makeya nta mutekano ufite. So ku muryango w'Abanyarwanda icyo kintu ntago tugifite. Ku muryango mugari w'Abanyafurika nabo ntago bagifite.
ibi ni ibintu tugomba noneho kuvuga ngo turabigeraho gute, turabisangira gute, noneho tubishyiremo n'imbaraga zacu. So iki kintu nacyo tugiye kugishyiramo imbaraga, tugomba kugishyiramo imbaraga kubera yuko nta handi dushobora kubikorera usibye iwacu, ndetse no na hagati yacu nk'abanyarwanda, na hagati yacu nk'umuryango mugari w'Abanyafurika w'abantu, na hagati yacu nk'Abanyafurika turi kumwe. So umutekano no kwiproteja cyangwa se defense wacu tugomba kuwuharanira. Icyanyuma muzabona turi gushyiramo imbaraga nyinshi ni ikintu cyo kwiteza imbere, icyo mu rurimi rw'icyongereza navuga ngo ni self development. Nanone ndagira ngo mbabwire nti igihe utigize uzasuzugurwa, igihe utigize ntabwo imiryango yacu ishobora kuzamuka, ntabwo community zacu zishobora kuzamuka, ntabwo ibihugu byacu bishobora kuzamuka, ntabwo uturere twacu dushobora kuzamuka. So ubu rero nanone muri uyu mwaka wa 2025 tuzatanga undi musanzu mu buryo bwo kwiteza imbere, icyo muri izi ndimi twavuga ngo ni self development cyangwa se the development of our families, our communities and our nations. Kwiteza imbere ku giti cyanjye, ku muryango wanjye, kuri community yacu, mu karere ndetse no mu bihugu. Murumva ntago ari ibintu byoroshye, bisaba yuko twese tugomba kuzamura amashati, bisaba ko tugomba kujya mu byondo, tukajya mu mirima, tukajyaho imirimo igomba kuba iri kugira ngo tubashe gukora izi gahunda. So nkaba nanone ngira ngo mbwire nti ngomba kugutumira, ni obligation, noneho ni birakenewe ko utumirwa, birakenewe ko uhabwa karibu, uhabwa intebe muri iyi mirimo. Uko nifuza kwiteza imbere niko nawe nkwifuriza kwiteza imbere. Ntabwo nzaza kwikorera umutwaro wawe wicaye hasi, ariko nzaza nimbona unaniwe tubifatanye, turi kumwe. So muri uyu mwaka rero ndagira ngo mbahe karibu mwese abami n'abamikazi, mbaba ari umuryango wacu w'Abanyarwanda, umuryango mugari w'Abanyafurika uvuga kirimi cy'abantu ndetse n'Abanyafurika muri rusange. Tuzajya tubasha kugira umwanya dutanga nk'umusanzu muri iyi miryango yacu, wose n'umuryango umwe, ariko noneho tugomba kuvuga ngo wowe ukeneye iki hano, turabona uri kurwana n'ibi ngibi, reka tugufashe. Ibyo ngibyo ndagira ngo mubimenye, mwebwe mwese aka kanya mufite imishinga cyangwa se za projet, mutazi uburyo muzazikora, mutazi ese bizava he bijya hehe, ndagira mbabwire nti icyo kintu tuzagishyiramo imbaraga kugira ngo dutange umusanzu wacu nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika. So ibyo bintu rero bitatu bikubiye mu byo muzabona turi gukora Studio Mutware izashyiramo imbaraga. Intare, abami n'abamikazi turi kumwe muzabona bose babishyizemo imbaraga, kandi noneho ndagira ngo mbabwire nti mumenyere ko atazaba ari twebwe twenyine turi kubikora, kubera umuryango wagutse. Muzajya noneho mubona hari abantu mutari mumenyereye imiryango yacu turi gusangira izi gahunda. Nawe ngira ngo nkubwire nti ntuhezwe, nta muntu n'umwe muri mwebwe uhejwe muri ibi bikorwa byacu, kubera ko turi kwikorera. Kandi nkomeza kubabwira ngo icyo utikoreye nta wundi uzakigukorera, turi kumwe. So umwamikazi Mikanya, ndagira ngo nkubaze kuri wowe, hari ikintu ubona navuga nti wakongera kubyo mvuze by'umwihariko bijyanye n'imigabo n'imigambi, cyane cyane ko nzi ko uri umwe mu basoda, mu basirikare tuzaba turi kumwe, tuzaba turi gusangira iyi mirimo umunsi ku bundi. Hari icyo wabivugaho gitoya mbere yuko dukomeza? Murakoze, uvuze ibintu byiza kandi bikomeye. Mbunganiye, tumaze imyaka ine igera kuri 4 ngira ngo cyangwa irenga, dusubiramo buri munsi tugomba kubohoza gakondo yacu mu kuri, mu rukundo no mu cyizere, n'amaboko yacu nta mpatsi ibihugu cyangwa bano bayobozi b'isi dusabye uruhushya, nta muntu dusabye uruhushya, nta n'umuntu dukomeye amaboko, nta n'umuntu dupfukamiye. Turebeye mu mateka yacu ntatinze, mwabonye yuko uko igihugu iyo gifashe ukagiha abamatsi ibihugu, cyangwa iyo baje kukuyoboreramo, cyangwa iyo nk'abayobozi bari mu butegetsi bw'u Rwanda,
usanga ahantu bagejeje igihugu cyacu ari mu manga. Ibi bintu ni ibintu twavukiyemo none imyaka 30 irashize. Niba tugiye kongera kubyarira muri ubu bucakara, ni ukuvuga ngo turi kuraga umurage ubucakara ibisokuza n'ibisokuza. Rero niba mubona amakuru ari ku mbuga nkoranyambaga, amakuru atembera, mukabona umuntu ari gufata ururimi akaruhindura, agafata ibyo yemeye, baramwishe, baramufunze, baramuhohoteye, bamufashe baramwiciye, kwicirwa ugasaba umurambo ugapfukama ngo baguhe umurambo ukashimira, kugusenyera ugakomeza ugasenga umuntu uri kugusenyera, kwambura ibyawe ugakomeza ugapfukama. Nta muntu ukiza ubwenge ukibasha kwitekerereza. Ni ibintu bigaragara yuko iyo utigenga nyine iyo utavuye muri iryo pfumwe, ntabwo ushobora Freeman, ntabwo ushobora kuvuga ngo reka tugenga Afurika cyangwa se reka tuyifate twebwe tuyirindire umutekano, reka twifatire Afurika yacu twunga ubumwe, cyane cyane abantu bafite ubumuntu. Ntabwo ibyo byose byageraho uciringiye ko ari matsi ibihugu uzaza kudesidira uzajya kugira. Ibi mvuga ntabwo ari ukuvuga ngo tubeho mu gahugu kacu. Diplomasi cyangwa se ububanyi mpuzamahanga burakenewe, ariko mu bwubahane. Ntabwo ari ibi bintu uko twabonye igihugu cyayobowe mu myaka 30 ishize, uko tubona Afurika iyobowe mu myaka ishize twebwe turiho cyangwa tuzi ubwenge, ntabwo ari ibintu twifuza. Ariko mushobora kwibaza muti ntabwo bishoboka, cyangwa se biturutse mu yihe nzira, cyangwa se bigize gute. Ariko ibintu bidatangiye, murebe muri Burkina Faso, murebe muri Mali, murebe muri Niger, murebe no mu bindi bihugu bivuga ngo hoya stop, enough is enough. Ariko natwe abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, abavuga ururimi rw'abantu, tudatangiye twazahera mu bucakara. Ibyo byose birashoboka, kandi muri uyu mwaka w'2025 gukomeza, tugomba kwirindira umutekano nk'uko mwabivuze, tugomba kwigira nk'abantu, kumenyana. Abantu bagomba kumenyana. Ntago mu Rwanda cyangwa muri Afurika huzuyemo ibisimba nk'uko babivuga, nk'uko babitekereza. Hari byinshi byiza dushobora gusangira, dushobora guhana, tukubaka igihugu kizima. Rero nagira ngo mbabwira akantu gato, turebeye byonyine ku makuru ari ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru, nashatse ha publicity. Mugenda mubibona n'amaso yanyu ko nta kwiringira ngo babandi babaye mu butegetsi, ngo babandi ngo bazadutana ryari, ngo bazaduha amahoro ryari, ngo bazatuvanira akarengane ryari, ngo gutya na gutya na gutya. Navuga ngo ibyo kwiringira ngo ababandi bari bicaye ku ntebe cyangwa bagera kuri table d'honneur nibigomba guhagarara muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese, buri munyafrika, buri muntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda wese uri muri Afurika cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari, agomba kuba afite ubumenyi buhagije, agomba kuba yifitiye icyizere bihagije ku buryo ashobora kuvuga ngo uyu muyobozi simushaka, ubu butegetsi bumeze gutya simushaka, aya mategeko ameze gutya sinyashaka, ibi ngibi simbishaka. Noneho bwa buyobozi bukahabwa abaturage, bizagerwaho nk'uko mubivuze ari nge nawe twese dufatanyije, nta n'umwe ubuzemo. Ni umwanya rero wo kuva mu magambo nk'uko muhora mubivuga n'izina ryanyu rimeze, ni umwanya wo kuva mu magambo tukava mu bikorwa. Buri munsi w'uyu mwaka w'2025 urabaze. Ndumva ari cyo nakongeraho, hanyuma ibindi mushonje muhishiwe kandi twese dufatanyije. Ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese ufite power cyangwa impano iyo ari yo yose, niyo waba uzi gutoragura amabuye, niyo waba uzi kuririmba, niyo waba uzi guceza, niyo waba uzi kuvuza induru, niyo waba uzi gukanura cyane nabyo birakunda, niyo waba ufite amenyo y'umweru cyangwa ameze gute, ufite ikise, uri muremure cyangwa uri mugufi, uruhare rwawe rurakenewe. Kwa kuba ibintu nitutabihagarika twebwe, ngende umuturage, ngiye uko nicaye hano
mpagaze mu mubiri cyangwa mu mwenda cyangwa mu nkweto z'umuturage wa wundi w'ubutatsinda na Kigoma na Muyange, ya mpunzi iri muri Kongo mu mashyamba, wa wundi uri muri Zambia, wa wundi uheruka u Rwanda urureba kuri televiziyo nabwo yatayibona. Ni ibintu rero bidahindutse nonaha, kandi twatangiye urugendo rwo kubabwira ngo twisubize gakondo, nta muntu tubajije. Nibo bagomba kudushaka muri gakondo yacu, ntabwo ari twe tugomba kubashaka. Dufite ubumenyi, dufite impano, dufite ubutaka, dufite ibintu byose bishoboka ko twihagazeho bashobora kuza kudupfukamira ari bo, atari twebwe tubapfukamira. Ntabwo hano ndi kwiteranya n'abamatsi ibihugu baducumbikiye cyangwa bagize gute. Iyo mvuze mpatsi ibihugu mba ndi kuvuga ba bandi baza kudufatiraho ibyemezo bidakwiye nk'ibyo umwamikazi Damange yavuze. Ntabwo mvuga abaturage, ntabwo mvuga abayobozi b'ibihugu dutuyemo, ntabwo mvuga umuzungu cyangwa umwarabu cyangwa umushinwa. Ndavuga ba bandi bake bakoza agatsiko kaducakaje mu Rwanda. Rero uyu mwaka ni uwo kuva mu magambo tukajya mu bikorwa. Igikorwa cyose ugikora wese, aho agikorera wese kirakumva, kirabara, hanyuma twese hamwe tukabaho muri Afurika yacu cyangwa se mu karere kacu cyangwa se mu Rwanda rwacu nta n'umuhije. Freeman, ndumva ari cyo nakongera. urakoze umwamikazi Mikanya. Hari ikintu rwose uvuze uti ntago twebwe turi gushaka kwiteranya n'abandi banyamahanga, abandi baturage nibo turi gukorana nabo, kandi nibyo nanjye ibyo ngibyo rwose ndabyemera. Kandi ndagira ngo nanababwire nti mpatse ibihugu akora umunsi nijoro, amanywa nijoro, ntaga gutegereza, ntategereza ko uryamye cyangwa se utaryamye, baguma gukora. So nanjye ndagira ngo rwose nunge mu ryo umwamikazi Mikanya ababwiye. So ndagira ngo rero duhite tujya ku kindi kintu gikomeye cy'uyu munsi, nkuko namye mbibabwira mu kanya gatoya. Uyu mwaka studio Umutware tugiye no gushyira imbaraga zo kongera gufungura cyangwa se kubamurikira andi mashene atandukanye. Kubera icyo kintu mbere yuko tubabwira amashene tugiye kubamurikira no kugira ngo tubabwire nti mwisange muri aya mashene, ndagira ngo mbabwire nti ibi bikorwa dukora by'itangazamakuru ni ibikorwa bikomeye. Nkuko nabibabwiye, ntago ushobora kugira umwe nta tangazamakuru, ntabwo dushobora kwirinda nta tangazamakuru, ntabwo twakwiteza imbere nta tangazamakuru. Dukeneye uburyo dusangira ikintu navuga ngo ni information cyangwa se ubumenyi. So tugomba kuba ba nyirizi platform zitanga information. Ntabwo tugomba gutegereza umunyamahanga akaba ari we uduha information cyangwa se tukajya kumusabaho information. Bivuga ngo mu Cyongereza niho mbasha kubivuga neza, dukeneye kwibakira za infrastructure, ibikoresho dukeneye byo kugira ngo twiteze imbere byose tugomba kubyikuramo, tugomba kubyivanamo. Ibikoresho byo kwirinda tugomba kubyivanamo. Ibikoresho byo kugira ngo twunge ubumwe ni twebwe tugomba kubyivanaho, cyangwa se umuti wo kugira ngo twunge ubumwe. So ni muri urwo rwego rero itangazamakuru cyangwa se communication ni ikintu tugomba noneho kwihumekamo ubwacu nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika. Umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika tuvuga ikirimi cy'abantu, noneho nk'Abanyarwanda, Abarundi, ni ngombwa ngo tugire communication cyangwa se itumanaho ryacu rihamye, rifite imbaraga. Igihe cyose tudafite iryo tumanaho, ibintu ntago bizagenda neza. Ariko noneho ntitugire itumanaho gusa iringire ryo kugira ngo tumere nkaho turi kwishimisha gusa. Dukeneye itumanaho ridufitiye akamaro mu kutwigisha, mu kuduteza imbere, riduha amakuru adufitiye akamaro. Nubwo bwose no kwidagadura ari bimwe mu byo dukeneye, ariko tugomba noneho kugira itumanaho ritugaburira information, ritugaburira ubumenyi kugira ngo tubashe gukora imbere. So ni muri urwo rwego rero muri uyu mwaka
tugomba gufungura cyangwa se mbere na mbere hari shene nshyashya tugiye kubagezaho mu kanya, ariko ndagira ngo mbabwire nti hari shene zikora mu zindi ndimi nazo tuza kuza kubagezaho, twari dusanzwe dufite cyangwa se dukorana nazo, ariko noneho by'umwihariko ubu ndagira ngo mubimenye. Kubera iki? Mwibuke ko turi umuryango mugari, hari indimi nyinshi tuvuga zitandukanye. Nk'umuryango mugari w'Abanyafurika tuvuga indimi nyinshi, ariko noneho hari abanyamahanga nabo bifuza ko dukorana, bifuza kudufasha. Abanyamahanga ntibadufasha batavuga ururimi rwacu cyangwa se tutavuga ururimi rwabo. So kubera ko nanone ari mu nyungu zacu ngo tumenye ngo icyo dushaka ni iki, turakigeraho gute, tugomba noneho uyu munsi gushaka uburyo tubagezaho ubumenyi, tubagezaho ibyo twishakira. Nabo bwabo bakagira umwanya wo kuvuga bati okay, twumvise aba bantu bari kuvuga ibi nibi, turabona ibi bintu bijyanye n'ibyo natwe twifuza kugeraho, cyangwa se turabona dushobora guhuza umurongo nabo, reka tujye imbere tujye kubafasha, cyangwa se reka turebe uburyo twakorana ari bwoko ki. Turi kumwe? So ndagira ngo rero mbabwire nti imwe mu mashene muzamenya dukoreraho itari studio Umutware, ni shene yitwa Afri Dominion. Iyi ni shene itangaza amakuru mu Cyongereza, mu Gifaransa, hari noneho rimwe na rimwe n'izindi ndimi z'abanyamahanga dutangazamo za gahunda. Abenshi muri mwebwe mutari muri iki gice cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muzajya muzibonera kuri za interineti, ariko hari imiyoboro myinshi dufite, abashobora kugira access ku masatelite nabwo mushobora kuzibona, kuko n'imbaraga turi kwiyongera. Ariko noneho by'umwihariko za social media tugiye gushyiramo imbaraga ku buryo iyo shene muyibona. Ubundi ntabwo mwese mwayibonaga, ariko ubu ngubu tugiye kuyamurikira, kuko nimwe muri shene zidufasha gusakaza ubumenyi noneho mu buryo bugera ku bantu benshi cyane. Isanzwe ikorana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko noneho mwebwe nk'Abanyarwanda, mwebwe nk'Abarundi, mwebwe nk'umuryango mugari uvuga ikirimi cy'abantu muyimenye, ndetse n'Abanyafurika. Kubera iki? Kubera ko muzasanga ari shene yuzuza ibyo turi gukora mu zindi ndimi. Iyo ni shene nababwira ngo mwisangeho, ni shene ikorera noneho n'umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika ku mugaragaro. Nkaba rero ndi kugira ngo rwose muzamenye ikipe yayo, nayo bazabegera, tuzaza mu miryango yanyu, muri za quartier zanyu, mu bihugu uko bidushobokeye. Turi kumwe? Indi shene by'umwihariko tugiye kubafungura cyangwa se kubagezaho ni shene yitwa KWAMIKANYA. Akaba ariyo mpamvu by'umwihariko uyu munsi ndi kumwe n'umwamikazi Denise Mikanya. Ni imwe mu mashene mugiye kuzajya mubona ariho cyane amasaha menshi cyangwa se igihe kinini. Iyi shene yo KWAMIKANYA nayo ni shene nshyashya yuzuza ibyo turi gukora. Akaba ariyo mpamvu nka studio Umutware tugomba kuyishyigikira, tugomba kuyijya inyuma nk'uko tujya inyuma n'andi mashene turi gukorana. Nkaba ndi kugira ngo umwamikazi Mikanya naguha akanya gatoya kugira ngo ube wabwira abari kutwumva kubera iki KWAMIKANYA, ni iki twakwitega KWAMIKANYA, ubitubwiye muri makeya. Karibu. Nk'uko rero twabamenyesheje, tugiye gutangira umwaka n'imigambi mishya n'ibitekerezo byinshi binyuranye. Mubivuze neza, tugomba kuvuga amakuru yacu, ibyatubayeho, ukuri kw'ibiyaga bigari, ukuri kw'u Rwanda, ukuri kw'Abanyafurika no mu zindi ndimi no mu bundi buryo. Ntago intambara turi kurwana bavandimwe, ntago ari intambara yo kuvuga ngo ni ubwoko gusa, ngo ni ukwigarurira ubutaka bw'u Rwanda, bamwe bakavamo cyangwa abandi bakajyamo, ngo ni ukwigarurira ubutaka bw'akarere, ni ukwigarurira ubutaka bwa Afurika. Iyi ni intambara nini ariko itari y'amasasu gusa. Kandi urebye n'amateka twabayemo ya jenoside yakorewe Abanyarwanda, igihugu
twebwe tuvukamo nk'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babivuze macuri. Nibyo mwari muvuze ngo tugomba kwivugira amakuru yacu ku buryo bwacu, tutayakuye kuri RFI, tutayakuye kuri za zindi zose bamenyereye cyangwa baguze cyangwa bagize gute, ariko uwo twebwe byabayeho, twebwe tuba muri icyo gihugu cyangwa muri ako karere, ni twebwe tuzi amakuru kurusha ikindi. Hari ubumenyi twahashye muri aya mahanga, ababashije gutembera, abiwacu batazi cyangwa tutashobora guhuza. Aho kugira ngo tuzajye muri gakondo yabonetse tugende twitwa abavantara, ntabwo tuzatangira gutegura gakondo ari uko ngo ntabwo tugomba kujya muri sleeping mood. Nibyo navuga ngo ntabwo tugomba gusinzira cyangwa kwicara ngo turyame kugeza igihe niba ari abarwana bazarwana, cyangwa se ari abakoresha diplomasi bazayikoresha, cyangwa ari abakoresha izindi strategy bazakoresha nk'ibyo bavuze, itangazamakuru, diplomasi, imbunda. Ni ibintu byose bikoreshwa kugira ngo ubwigenge cyangwa ubwisanzure ku muntu watsikamiwe bugaruke. Rero muri iki gipande cy'itangazamakuru dusanzwe dukorera kuri studio Umutware ibiganiro bifite navuga umurongo ngenderwaho wo kubohoza gakondo. Mwabonye uko tuvuga amateka yacu hano, nta muntu tubajije uruhushya, uko tuva mu mwobo tukajya ahagaragara, uko tuvuga politike. Ngiye musanzwe mumenyereye cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda mu gitaramo. Impamvu z'icyo gitaramo narazibasobanuriye kenshi, ni ukuva mu gahinda, twaheranwe n'agahinda, akababaro kacu tukakabyaza ibyishimo. Ntabwo umuntu wababaye cyangwa wagizwe imfubyi cyangwa wagize inyiturano ari ukwica abandi cyangwa gukomeza kugirira abantu nabi. Hari icyiza twakora cyangwa ibyishimo twaha abandi nubwo twaba twarababaye. Mumenyereye cyane nanone mu nkambya agahanga, mbabaye, meze nabi, ndakaye, rimwe na rimwe mvugana ijwi riri hejuru kubera ibibazo bitari ibyanjye, ntafite ahantu mpuriye nabyo, ibibazo by'Abanyarwanda. Ariko umuntu ni mugari, nk'uko mwabivuze kuri KWAMIKANYA, muri iyi platform nshya yuzuzanya n'iyi ngiyi ya studio Umutware, muzambona cyangwa muzambona mu yindi shusho, muzambona mu yindi shusho. Rero iyo shusho muzambonamo ni iyindi itari y'uburakari cyangwa cyane cyane y'uburakari, niyo kubereka ko umurage wa MIKANYA urakenewe nk'umubyeyi wavukijwe ubuzima ariko ushaka gutanga ubundi buzima, ubundi nzabasobanurira cyane kubera iki KWAMIKANYA, basobanurire n'indi migabo n'imigambi. Ariko imigabo y'imigambi yiyo hano dukoresha ukuri, urukundo n'icyizere, tugakora ibikorwa byose bibohoza gakondo ntawe tubajije izina. Umurongo ngenderwaho hano kuri studio muri gahunda ya Tarama uzakomeza kurwanya akarengane no kwiha ijambo ntawe tubajije. Ibibazo cyane by'Abanyarwanda byo mu karere ndetse n'iby'Abanyafrika muri rusange nk'uko twadusanzwe. Muzabonamo n'utundi dushya, ibintu uko bigenda bikurikirana, hari ibitekerezo biza, hari n'abantu barahinduka, n'ubumenyi burahinduka. Tuzajya tugenda dukora icyo nakwita creativity cyangwa gukomeza ubushakashatsi bujyanye n'igihe mu kurwanya akarengane. Ariko nk'uko uyu mwaka twabibasubiremo cyane, ntabwo tuzakomeza turira, ntabwo tuzakomeza tuvuga ngo banyishe, ntabwo tuzakomeza tuvuga ngo bansenyeye. Tuzajya tugira n'icyo tubikoraho. Ni muri urwo rwego rero KWAMIKANYA tuzajya tugendera ku bumenyi. Narababwiye cyane dukeneye amafaranga kugira ngo wigenge, ukeneye amafaranga, ukeneye ubumenyi, ukeneye ibyangombwa byose, ukeneye no kuva mu ipfunwe kugira ngo uvuge uti ya mafaranga yanjye ndashora hehe, u Rwanda rwanjye ndaruteza imbere gute, cyangwa se akarere ndagateza imbere gute, cyangwa se ndafata ijambo gute kugira ngo ngire ibyo mpindura. Nta kintu wakora udafite amafaranga. Rero hariya tuzasangira ubumenyi, gahunda ni ugusangira ubumenyi. Wamara kugira ubwo bumenyi ukagira icyo ubikoraho,
hari amakuru umenye, hari ubumenyi umenye, hari ibyo uvumbuye. Numara kugira ibyo uvumbura uzagira icyo ubikoraho, action. Numara kugira icyo ubikoraho uzafata icyemezo cyo kwigenga. Ngayo nguko. Hanyuma ikindi ko muzajya mubibona, dufite ikiganiro nyamukuru. Ikiganiro cyangwa se ubumenyi nyamukuru ni gakondo industry. Tugiye gukora kurwana urundi rugamba rutari urw'amasasu. Nakomeje mbabwira cyangwa twakomeje tubabwira muri uyu mwaka, nk'uko Freeman yabivuze, dukeneye kwigenga no kumenyana nk'abirabura no kwirindira umutekano no kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego rero tuzakora gakondo industry. Kubera iki gakondo industry? Mujya mwabonye wa undi mushiki wazo ari kuvuga ngo ijambo gutekinika. Ijambo bagafata ijambo ry'ikinyarwanda bacuramishije bakarikira mu rurimi rw'amahanga. Impamvu twavuze tuti gakondo industry, ijambo industry cyangwa industry cyangwa inganda twakagombye kubikira mu rurimi rw'ikinyarwanda tukabiteza imbere. Ariko impamvu y'iryo jambo, y'iyo porogaramu ya gakondo industry, ni ukugira ngo ijambo gakondo rive gakondo yacu, uburyo bwacu, uko tubayeho, uko dujera amafaranga, uko ibintu byose uko tubayeho, tubyanduze n'amahanga. Cyane cyane n'ibyo twahashye mu mahanga tubijyana iwacu. Atari ukugira ngo duhore duteze amaso gusa imahanga, duhaha ubumenyi, duhaha amafaranga, ariko nabo tubanduze ibyacu. Cyane cyane ko ibyacu byo muri Afrika, by'i Rwanda, byahehe ari byo biba babandi navuze bakeya cyane, bakajya kubyitirira ibyabo. Tuzasangira ubundi bumenyi butari ubwa politike, ariko mu zindi mvugo nabwo ari bya politike. Iyo ni gakondo industry. Hari n'ikindi kiganiro gihoraho ari cyo ikiganiro ariho ikiganiro ikibondo cyanjye. Turi mu ntambara, kandi turi mu ntambara uko twabivuga, ko twabishaka kose. Umwana imukoraho, umukecuru imukoraho, ikora ku muryango. Kandi reba uko muri 94 cyangwa muri 90 twanganaga, twari tukiri urusoro. Ariko biratangaje yuko imyaka 30 turi kurwana intambara tutateje, tutagizemo uruhare, tutashatse kwiba. Ababyeyi bacu nta kintu bayikozemo, babaye n'ibigwari. Biratangaje kuba twaba dufite abana muri iki gihe, tukabarera, tukaba amashuri meza, tukabaha ibyo kurya byiza, tukabambika bakiga, ariko mu myaka 30 bakazaba bicaye hano bari kurwana intambara nk'iyo turi kurwana. Ni ukuvuga ngo umwana, ikibondo, nk'uko umuhanzi Bikindi Simone yavuze, uburere buruta ubuvuke. Tugiye gutanga rero uburere kwa Mikanya mu mpano yanjye, mu bumenyi bwanjye, dufatanyije n'abandi banyarwanda cyangwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hano kuri studio Umutware, bwo kubaka umwana cyangwa ikibondo twifuza muri gakondo. Rero uruhare rwanjye, uruhare rwanyu, byose birakenewe. Hari ikindi kiganiro rero gihoraho nanone cy'iby'iwacu, iby'iwacu mu umuryango gakondo. Muzi yuko abanyarwanda, nyarwandakazi, namwe mwese mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa ururimi rw'abantu, kugira ngo ube perezida, kugira ngo ube umukuru, bano baducakaje, bano basirikare, kugira ngo ube umusirikare, kugira ngo ube icyuri cyo, ni ukuba wavutse, kandi no kuba wahereye mu muryango. Kugira ngo uhere mu muryango rero ni ukuba wasamye. Ni ukuvuga ngo ikintu tuzibandaho hano mu muryango, muzambona mu yindi sura, ariko muzabyihanganire, tuzavuga ibintu mu mazina yabyo. Hari ibintu bavuga barebwa u Rwanda ngo byarangiritse, ngo igihugu cyafashwe n'igitsina, ngo umugore niwe wahiritse igihugu. N'ubu ngubu umugore cyangwa umuryango urakoreshwa kugira ngo igihugu gihirime. Uwo murage w'umuvumo
ugomba guhagarara. Kandi duhora tubivuga hano ngo umutware turabami n'abamikazi, ntabwo ikintu cyahagarara utakiremye. Ukomeza kurema umugore cyangwa umuryango cyangwa umukobwa w'umuvumo, utanga uburozi, usambana kugira ngo igihugu gifatwe, kugira ngo abanyamahanga bagwe mu mitego, bigomba guhagarara. Iyo ntabwo ari identite y'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi. Rero mu kiganiro iby'iwacu tuzibanda cyane ku muryango. Umuryango tugomba kubaka ku buryo bwacu, ku buryo bwa gakondo, tugakopera iby'ahandi, tukajyana n'amajyambere, ariko twagarutse ku isoko. Kizito nawe niwe uvuga ngo utazi yava ntamenya iyajya. Rero urumva nta hantu bihuriye na politiki, ariko nanone ni politiki ku bundi buryo. Nta kintu wahungiramo politiki, ariko tugomba kubitandukanya. Iyo umurongo cyangwa se ibyo mubona kuri studio umutware no kwamikanya, kugira ngo nk'abanyarwanda bandi bavuga ngo sinareba studio umutware, cyangwa se ngewe ntabwo nshaka kureba ibintu by'imvura n'umuyaga, kugira ngo duhuze abanyarwanda bose bari mu ngeri zose, kugira ngo bibonemo impinduka igaragara ku buryo butandukanye. Rero bizahura bite? Freeman yababwiye kuri studio umutware, umurongo ngenderwaho urakomeje, n'ibiganiro birakomeje. Kwamikanya ni muri ubwo buryo, mu biganiro bitatu bihoraho, gakondo industry, ikibondo cyanjye n'iby'iwacu mu muryango. Hanyuma nk'uko yabibabwiye, ku wundi murongo Afri-Dominion, tuzajya duhurizamo ibyo biganiro byose, arabibasubiriramo Freeman, mu bukungu dushaka kwihurizaho, mu mutekano dushaka kwihurizaho, no kumenya twebwe nk'abanyarwanda, nk'abantu, nk'abanyafrika. Ubwo rero muntu ufite ubumenyi mu muryango, muntu ufite ubumenyi mu bijyanye n'abana, cyangwa ubyibonamo, babandi bari mu mwobo bavuga bati ntabwo nshaka kugenda mvuga niteranya na Kagame n'ubutegetsi bwa FPR, ngwino dufatanyiriza hamwe kubaka umuryango, kwako n'abavamo FPR cyangwa n'abavamo abicanyi n'ababa bavuye muri iyo miryango. Ubwo rero nk'uko bavuze, tugiye kwishyiga kandi ishyiga ryo kumugaragara. Ntabwo ari abantu barwanya ubutegetsi cyangwa babunenga bazabigiriramo intuza benefisi cyangwa inyungu, n'abanyarwanda muri rusange. Navuga byinshi sinarangiza, ariko ngayo nguko mu magambo make, wenda Freeman nabereke cyangwa nababwire gahunda y'icyumweru, kugira ngo ababwire igihe wenda tutangirire zino gahunda, n'ukuntu abantu babyibonamo bashobora kutukontakta cyangwa kutureba, hanyuma muzatubona twatangiye. Kandi dukeneye imbaraga zanyu, dukeneye ubufasha bwanyu, dukeneye ko mutwereka yuko muhari, kubera ko ni mwebwe bagenerwa bikorwa. Bidakunze twakumira mu miryango yacu, tukiteza imbere, tukibagirwa aho twavuye. Ariko nyine nk'uko Kizito yabivuze, utazi yava ntabwo amenya iyajya. Freeman, akabindi nakamaze. Ngayo nguko. urakoze umwamikazi Mikanya. Ya muri kubona izi gahunda dufite zo muri iyi minsi, ntago ari gahunda mubona ko zoroshye, kandi ni gahunda ziri seriye. Ariko nk'uko Mikanya yaramaze kubibabwira, izi gahunda tugiye kubagezaho zigiye kuza ari gahunda zihoraho, zifitanye orere, cyangwa se gahunda n'izindi za orere za studio n'andi ma studio dusangira ibiganiro. Ariko noneho by'umwihariko kuri izi gahunda zitureba z'aka kanya, nahera nko kuri gahunda yacu tuzajya dukora. So iyo mutware yo muzi ko dusanzwe dukorera ku masaha ya saa moya mu karere ko mu Rwanda cyangwa se mu biyaga bigari. Noneho Afri-Dominion, ibiganiro bigaragara bya Afri-Dominion mutari muherutse, muzajya mubibona ku masaha ya saa 8, cyangwa se ubwo biba bivuga ko ari saa 3 zo mu masaha yo mu Rwanda. Naho kuri gahunda zo kwamikanya, muzajya reka mbanze mfungure gahunda neza, ntaza kuza kubaha ubumenyi butari ku murongo. Kwamikanya
Denise mfashaho gatoya uretse kuvuga wenda mu gihe urimo urabishaka musanzwe mumenyereye yuko hano kuri studio Umutware dukora ibiganiro saa 12 zo mu Rwanda abari kuri Bruxelles mubona ko ari saa 1 z'umugoroba. Washington sinirwa mbivuga ubwo muri igira Afridominion rero nkuko yababwiza komerezaho ibumbira hamwe bya biganiro byo kuri studio Umutware no kuri studio no kuri KWAMIKANYA kuri platform ya MIKANYA kugira ngo byose hamwe bijye mu Cyongereza tubwira amahanga iby'iwacu nabo baze babikopere cyangwa uburyo tubayeho mu zindi ndimi kubera ko cyane cyane n'abana bacu imiryango yacu abo twashatsemo hari abakeneye kumenya iby'iwacu ariko mu zindi ndimi. Ubwo rero nababwira ngo ikiganiro nkuko nari maze kubibabwira cya gakondo industry tuzajya dushaka ko dutangira icyumweru tuzi ibiri kutubaho mu zindi ntambara zitari z'amasasu. Murahishiwe kizajya kiba ku cyumweru saa 10 nk'uyi saha twatangiriyeho za Bruxelles kugeza saa 11 saa 11 zo mu Rwanda kugeza saa 12. Hanyuma ikiganiro cy'abana kibondo cyanjye kizajya kiba kwa gatatu azaba ari ku manywa ku kagoroba kugira ngo n'abana babyibonemo n'abana babirebe n'abana batangire batinyuke iby'ababyeyi bacu bari gukora ni ibiki. Ni kwa gatatu rero isaha ya saa 11 za Bruxelles kugeza saa 12, isaha ya saa 12 zo mu Rwanda kugeza saa 1 z'umugoroba mu Rwanda. Hanyuma ikiganiro rero cy'umuryango cyangwa cy'iby'iwacu cyane cyane kirimo akari murori umwana udafite imyaka iri munsi ya 18 ntazakire. Nimuzajye mubanza muryamisha abana. Ni ukuvuga ngo tugomba kuvuga ibintu uko bimeze tukabishakira n'igisubizo ako kanya. Ni kwa gatanu saa 3:30 z'umugoroba i Bruxelles kugeza saa 4:30 noneho mu Rwanda saa 4:30 kugeza saa 5:30 z'umugoroba. Hanyuma kuwa gatandatu Tarama hamwe na Denise Mikanya nkuko mubimenyereye saa 3:30 kugeza saa 4:30 z'umugoroba Bruxelles cyangwa se saa 4:30 kugeza saa 5:30 z'umugoroba i Kigali. Tuzabagezaho gahunda neza yanditse mutangire izo mbuga nkoranyambaga muzisure muzishyigikire hanyuma tuzabagezaho uko gahunda imeze. Tuzatangira cyane cyane ndibaza Freeman arabivuga asoza Afridominion yo yaratangiye deja mushobora kugenda mukayisangiza abanyamahanga mu bana ibiki. Noneho KWAMIKANYA ikiganiro cya mbere ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Murahishiwe rero ni cyumweru gitaha. Hanyuma ku Mutware nkuko mumenyereye turahari buri munsi cyane cyane kuri X. Ubuzima bwimukiye kuri X, bwimukiye kuri Twitter. Abayobozi b'ibihugu niho bari. Ibyo tuvuga mubona bifitiye akamaro u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda. Ni naho hadakoresha wenda navuga amadata ahenze cyangwa internet ihenze umusangize abo mushoboka wese. Ndagushimiye Freeman ndumva arahanagabikira. Urakoze Mikanya kuri iyo nyongera cyangwa se ko umfashije nkuko rero mubyumvise umwamikazi Mikanya tuzaba turi gukorana ariko noneho murabona ko inshingano ze zimaze kwiyongera. So bivuga ngo no kujya mutegura uwo mwanya mugakurikira ibiganiro by'umwihariko nka gakondo industry. Ni ikiganiro nkeka ko muzajya muzavanamo ibintu byinshi bikomeye kandi bizabongera cya kintu navugaga mu kanya ngo twiyubake twiteze imboro. Kibondo cyanjye nacyo murumva kijyanye n'ibiganiro by'abana ariko nkuko amaze kubaha disclaimer ubwo muzajya mumenya ibiri gukoreramo ni iby'iwacu. So ibyo biganiro bitatu gakondo industry cyangwa se industry ya gakondo kibondo cyanjye n'iby'iwacu muzajya mubibona kuri iyi chaîne nshyashya yo KWAMIKANYA. Ntago bizajya binyura kuri chaîne ya studio Umutware ariko none nkuko yongeye kubabwira mu bimenyereye mu kwa gatandatu
Tarama na Mikanya izaba iri kubera hano kuri studio Umutware. So mukanya Mikanya ravuze ati uburyo Afridominion izaba iri gukora mu by'ukuri kubera ko uyu munsi turi kugira ngo tujye imbere twimurika twiyerekana uburyo buri authentique bwacu. So ibiganiro muzajya mubona for example cyangwa se mbahaye urugero kwa Mikanya, ibi nabyo tuzajya tubinyuza kuri Afridominion. Bivuga ngo mu gihe muri kubona za gahunda zo kwa Mikanya kubumva ururimi rw'abantu cyangwa se rw'ikinyarwanda, noneho na chaîne ya Afridominion izajya yongera ibinyuzeho, ariko noneho kugira ngo noneho tubisangire n'abanyafrika, tubisangire n'isi yose. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ubu ngubu tugiye kuzajya dukora, kimwe nk'uko namwe mu makuru cyangwa se ubumenyi tunyuza ku Mutware, nabwo tuzajya dufata akanya tubugeze kuntuza kuri Afridominion mu ndimi z'abanyamahanga. Icyo ni ikintu cy'inyongera mutari mumenyereye, muzajya mubasha kumva, cyane cyane ko uyu munsi hari abana banyu badashobora kumva nk'ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ururimi rw'abantu, ariko bashobora kuba bakumva nk'icyongereza, nk'igifaransa cyangwa se n'izindi ndimi. Mugiye kubona tugiye kubamurikira ku mugaragaro kuri Afridominion. Noneho niho ushobora kuvuga uti bana banjye muze tujye kureba iyi chaîne. Mwibuke ngo nitwe turi kwikorera. Murebye Mikanya zimya ntuza audio ndi kukumva. Mutubabareho gatoya. Ndagira ngo mbabwire nti ibi bikorwa byacu turi gukora by'aka kanya tugomba kugerageza tukabyinjiza mu miryango yacu, tukabyinjiza mu bana bacu, ku buryo abana bacu batazajya ibumoso twebwe turi kujya iburyo, ubundi ngo tuzavuge ngo baratunaniye cyangwa se ngo ntaho duhurira. Niba dushaka kwibakira gakondo yacu, tukaraga gakondo yacu, twebwe nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafrika, twebwe nk'umuryango mugari w'abana b'Abanyafrika bumva ururimi rw'abantu, twebwe nk'Abanyarwanda, twebwe nk'Abarundi, ni ngombwa ngo ibi bikorwa turi gukora agakanya abana bacu bamenye uko biri gukorwa. So birumvikana rero tugomba kubikora none mu buryo nabo tubaganiriza, byaba biri muri ururimi turi kuvuga rw'ikinyarwanda cyangwa se abumva ururimi rw'abantu, ndetse none no mu zindi ndimi. Ni nayo mpamvu turi gushaka kubishyira no mu zindi ndimi kugira ngo aba bana bacu nabo noneho bagire umwanya wo gukurikira ibyo turi gukora, tugire umwanya wo kubigisha, tugire umwanya wo kwereka ngo dore ibi tugiye gukora bizaba bimeze gutya na gutya na gutya. So icyo kaba ari ikintu rero gikomeye tutari turi gukora cyangwa se tutari twarakoze mbere, bitwemerera cyangwa se bidufasha kugira ngo noneho nabo tube involvinge cyangwa se tubashyire muri izi activite mugiye kubana turi kubagiriraho. Ikindi nagira ngo mbabwire nibagiwe kubabwira cy'ingenzi nuko muri uyu mwanya ibi bikorwa turi gukora ni ibikorwa bisaba imbaraga, ni ibikorwa bizadusaba amafaranga, biri kudusaba amafaranga, byaba ari ibi bya studio ndetse n'ibindi bikorwa byo hanze. Ni ibikorwa byose bisaba amafaranga, bisaba igihe, bisaba kwitanga. Ndagira ngo mbabwire nti tugomba kujya gukora kugira ngo dushake aya mafaranga, n'ubufasha nabwo tuzabushaka aho tuzabona hose. Bivuga ngo niba uri mu kubona nguhaye nk'urugero mu bikorwa muzabonera nko kwa Mikanya cyangwa se kuri chaîne Denise Mikanya zaba ari kuyobora, cyane cyane muri izi hari gahunda zizaba ziri kubigisha. Ndagira ngo nkuko tujya kwiga ibintu tumenye no kubiteza imbere. Ibi ntago tuzajya tubikora turi kuvuga gusa ngo ni ibintu bya entertainment, turi kubikora dushaka kwiteza imbere. Muzabona hari ibikorwa tugiye kubakorera cyangwa se kubereka bimeze nko kubahugura. Muri icyo kintu cyo guhugura tugomba gushaka n'imbaraga zidufasha kwihugura no kugira ngo dukomeze duhugure n'abandi. Bivuga ngo ni ngombwa yuko none tugomba kwitegura birenze kujya kureba televiziyo, birenze kujya kumva radio, birenze kuza hano kuri internet.
iyo ugiye muri university ngo nk'urugero ugomba kugenda ujyanye ikayi, ugomba kugenda ujyanye ibikoresho by'ibanze kugira ngo ubashe gukurikira. Hari ibikorwa tugiye kujya kubasangiza bisaba kumuza mwiteguye mufite ibikoresho bifatika. Ari nayo mpamvu mbabwire ni nk'urugero for example nimba tuvuze ngo tugomba kwirinda, nimba ntabwo ushobora kwirinda uri kubivuga gutya ku magambo gusa, hari na za mezire cyangwa se noneho ingamba ugomba gufata kugira ngo ikintu cyo kwirinda ujyane nacyo. Turi kumwe? So ako kantu nari nibagiye kukababwira kuko ntabwo tugiye kuvuga mu magambo gusa, ariko noneho tugiye no kubishyira mu bikorwa. Twari dusanzwe tubishyira mu bikorwa, ariko noneho tugeze hamwe tubabwira ngo nawe birakureba nkuko bindeba, biratureba nk'umuryango mugari, kubera ko ibi ni ibyacu turi gukora, tunabiteze imbere, kuko niho honyine muzabasha kubona no kuvuga ngo iki kintu turi gukora tuzi neza ko ari icyacu, mu gipime murebe ko kiri kutugirira akamaro. Ntabwo kamemu twagenda ngo twikokore ngo tuze dukoreshe igihe, dukoreshe imbaraga zacu turi kwigirira nabi. Icyo ni ikintu cy'ingenzi ngira ngo mufate muri ibi bikorwa turi gukora. Kandi nanababwira ngo ntabwo turi gukorera agatsiko, ntabwo turi gukorera agatsiko, turi gukorera umuryango mugari w'abana b'Abanyarwanda, umuryango mugari w'abana b'Abanyafurika bavuga ururimi rw'abantu ndetse n'Abanyafurika. Ariko bizajya byigaragaza mu bikorwa tuzajya tubagezaho, namwe twakubwira ngo ngwino ubigiremo uruhare. Turi kumwe? Aho rero nkaba ngira ngo babwire nti Afridominion izaza iri mu kintu cy'igikoresho kidufasha kugera kuri ibyo ngibyo. Hari n'izindi projet cyangwa se n'indi mishinga nayo izaza nyuma, nayo muzajya mubona iri gukora, ariko none twanababwira tuti muze muyigiremo uruhare. Mikanya kuri ako kantu ko gusaba imfashanyo cyangwa se kumvikana, kumvisha yuko tugomba gufashanya, hari ikintu wumva wakongeraho? Naba nibagiwe. Va kuri mute, ntabwo ndi kukumva neza. Murakoze. Navuga ngo akeza karigura, kandi umunyarwanda wese usonzeye impinduka afite igishika cyo kugira ngo ibintu bihinduke kandi bihinduke neza. Bavandimwe, hari igihe twiringiye abana b'abantu, twiringira abayobozi, twiringira abantu bashoboye ngo abantu bigererayo. Ni igihe kigeze kugira ngo abana twebwe tubikorere. Mubishatse twakwikorera BBC yacu, tubishatse twakwikorera Voix d'Amérique yacu. Ntabwo nyipfobeje, ariko mubishatse twakora ibitangaza. Hari ikintu idolari rimwe ryakora ku bana, ariko ngiye icyo navuga ngo ubwitange bwa buri muntu cyangwa ubushobozi bwa buri muntu, cyangwa se uko ukwirya ukimara kugira ngo umwana w'u Rwanda yongere yisubize ijambo. Icyo nababwira rero, nta muntu nuko nahagurutse nkavuga nti birandeba, bigomba kumpagarariraho cyangwa bigomba guhagarara kuri iyi generation. Imbaraga zose mfite nkazishyiramo. Navuga ngo kuko navuze akeza kigura, navuga ngo buri muntu wese nkuko idamange yabivuze ibyamubwiza Yvonne, ushira imbaraga ze cyangwa umutima kuri gakondo azayibona kandi azayisoromamo imbuto. Icyo nakongeraho nuko turera abana, wajya kumurera ugasanga bagiye kumusarura, ugasanga umwana wawe yibonye i Kigali, yibonye mu nshingano ziteye isoni kubera ko tutamubwiye amateka, kubera ko tutamwigishije. Ukabona umuryango urashwanyutse, umugabo n'umugore, ugasanga warashakanye n'umunyamahanga kubera ukuntu yaganirijwe, ugasanga birapfuye. Rero ni muri urwo rwego Afridominion kwamiganya kuri studio Umutware, n'ubundi bumenyi n'ubundi bushakashatsi bwose muzabona muri uyu mwaka buzaba bugamije kutwigisha mu bikorwa. Buri jambo byose rizajya rijyana n'igikorwa, hanyuma tugira igihe cyo kwisuzuma no kugaruka kuvuga ngo twageze kuri ibi ngibi. Rero ni ubwitange, nagira ngo njye nisabire atari inkunga gusa y'ubushobozi bufatika, ahubwo niba uri umwarimu,
niba uri umwanditsi, niba uri umuganga, niba uri umushakashatsi ku by'amateka, niba ubumenyi ufite, ubukorikori bwose ufite, uvuga ubuti kiriya kintu natwe twagikora, biriya bintu natwe twabivuga gute, niba uzi ururimi rw'igifaransa cyane, niba uzi ururimi rw'igiswahili cyane, niba uzi ururimi rw'ikidage cyane cyangwa igifurama cyangwa igitaliyani, intwaro yose ufite, yaba uzi kwandika, yaba uzi kuvuga, yaba uzi kuririmba, mudusange kuri studio Umutware, mudusange kwa Mikanya, mudusange kuri Afridominion, hanyuma twiyubakire gakondo iryoshye. Narangiza rero mbabwira ngo amateka yose twabayemo cyangwa ibyo twabayemo byose bigomba guhagarara kandi bigomba guhagarikwa natwe, tutagize umuntu tubaza, tutaraze abana bacu umugogoro twarazemo. Muri iki gihe rero turi gutangira umwaka, harimo resolution nyinshi, resolution, imigabo n'imigambi, ariko ngewe nsoza nababwira ngo tuve mu ipfunwe icyambere, turivanemo abana bacu, turivanemo imiryango yacu, twigirire icyizere, twigenera ijambo, twiyubakire ubukungu, hanyuma urebe ngo tugiye gukora gakondo iryoshye itugeneye twese. Nifuriza kandi n'abantu bose bababaye bumva yuko bakeneye ubwo bufasha bwose uko bashoboka kose kugira ngo bave mu kaga, babwira ngo mukomeze umutsi nta mvura idahita. Urakoze Freeman. urakoze Denise, kandi nanjye ndagira ngo rwose nsoze mbanza ngira ngo mbashimire imfashanyo mwaduhaye igaragara n'itagaragara, kuba turi kumwe gusakaza ibi biganiro, gusangira n'abandi bavandimwe bacu, ni ikintu gikomeye. kandi n'ubu ngubu noneho nanjye ku mugaragaro ndabasaba ngo mudufashe tugere kure. Ndagira ngo rero mu byo mugomba kumenya byose mbabwire nti muzirikane, munamenye ngo izi gahunda tugiye kuzikora, ariko by'umwihariko nk'uko Mikanya bivuze, nagasubiramo ndi gusoza nanjye mbabwire nti mwebwe mwese by'umwihariko mukurikira izi gahunda, mwakoresha izi za social media by'umwihariko, ariko noneho ngira ngo mbabwire nti social media ya X iri mu ma social media cyangwa se muri platform zikomeye, twizeye neza ko ibi biganiro bizanyura nta bibazo. So ugize ikibazo nko kuri za YouTube cyangwa se nko kuri za Facebook, wajya kuri X. Kuri mwebwe mutazi chaîne ya X iri kuri Freeman ibikorwa, niho mwayisanga. Chaîne ya y'Umutware iri ku Mutware kuri YouTube, chaîne ya Mikana iri kwa Mikanya. Turaza kuza gufata akanya nabyo tubyafishe kugira ngo abatabizi mumenye uburyo mubigeraho, ariko mugiye no kuri za social media cyangwa se aho mushakisha za search engine cyangwa social media, aho ushobora gushakisha, ushobora gushyiramo amazina yanjye, amazina ya Denise Mikanya, cyangwa se kwa Mikanya, cyangwa se ku Mutware, mukabasha kutugeraho. So ndagira ngo rero nsoze mbanza kubashimira mwebwe mwese mwadushyigikiye, ariko noneho by'umwihariko mwebwe muri gukurikirana iyi gahunda uyu munsi, ndagira ngo mbashimire yuko mwafashe aka kanya tugasangira uyu munsi udasanzwe. Ntago ari ibintu byoroshye ko mwigomwa umunsi nk'uyu nguyu, amasaha nk'aya ngaha yo ku cyumweru tukaza tugasangira, ariko kuko tuzi neza ko ari ikintu gikomeye, kandi ikintu tuzi neza ko kizabagirira akamaro, kidufitiye akamaro, ni ngombwa ko tubivuga, ni ngombwa ko tubibaganiriza, noneho mukamenya ko bihari. Ntimuzajye kubyumvira ku gasozi, ntimuzajye kubyumvira ahandi hatari iwacu, turi kumwe. So ndagira ngo rwose mbere yo kugenda nongere nshimire Denise, wakoze cyane umwamikazi. Ngira ngo nanagushimire ku mugaragaro ko ntuhwema gukomeza gufasha abanyarwanda, ntuhwema kudufasha, kandi uracyafite n'imbaraga zo kudufasha, ufite n'izindi responsibility nyinshi cyane. Ntako bisa ndagira ngo ngushimire umwamikazi Mikanya, kandi nkubwira nanjye ngo tuzakomeza gufatanya
ku giti cyanjye ariko noneho nka studio umutware. So ndagira ngo rero nongere rwose mwese mbashimire ko mwafashe aka kanya ko gukurikirana iyi gahunda ikomeye cyangwa se gahunda y'akataraboneka twari turi kubagezaho yo kubamurikira gahunda tugiye kugenderaho nka studio umutware muri uyu mwaka wa 2025. None by'umwihariko tunanabagezaho ni shene nshyashya y'umwamikazi Mikanya yo kwamikanya, aho tugiye kujya dukurikirana ibindi biganiro nabyo bikomeye kandi bidufitiye akamaro, ndetse no kugira ngo tubabwire ngo mumenye platforme ivuga urundi rurumi, izindi ndimi turi kwifashisha cyangwa se tuzifashisha nayo tuzajya dukoresha turi mu gukora itangazamakuru cyangwa se mu gusangira bwa bumenyi bugamije kutuzanamo ubumwe, kudufasha kwiyubakira ubumwe bwacu, kudufasha kwirinda, kudufasha kwiteza imbere. Kubw'ibyo rero nkaba ngira ngo mbashimire cyane, nanashimira ikipe zose zadufashije gusakaza amakuru n'ubumenyi uyu munsi, by'umwihariko ikipe yacu yo kuri X, ikipe yacu yo kuri YouTube. Ndabashimiye cyane mwebwe muri kuza gucaringa cyangwa se gutwara iyi gahunda kuri radio na televiziyo ndetse na on demand. Ndagira ngo mbashimire mbivanye ku mutima, kandi bambwira ngo rwose turi kumwe naho ubutaha. Nongere rwose mbabwire ngo mwakoze cyane mwebwe twafatanyije muri ibi biganiro. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza, Imana ibarinde. Ni hano Freeman singera nkabo bikorwa kuri studio umutware, naheje mu biganiro bisanzwe, kandi Imana ibane namwe. Bye bye.